buri muntu wese hanaguhaye ubuhamya yakubwira ahantu Imana yamukuye. Buri wese afite ubuhamya, afite ahantu yamusanze. Hari abo yasanze Kadirake, hari abo yasanze mu kabyiniro, hari abo yasanze bahinga. Buri muntu wese Imana ifite ahantu yagiye imusanga. Umugambi w'Imana uragukurikirana paka. Amen. Uyu mugambi, ikikubwira ko uyu mugambi ukuriho, ni cyagiye wararaga wikubita muri Bakoki. Bakoki murayizi, muri ya miferege wasinze ugenda umeze utyo ngo harya iwanjye nesha. Imana yakureba ntabwo yakuboneraga mu kabari. Iyo ikureba ikubona uri mubwiriza ubutumwa. Abrahamu ntabwo Imana yamureberaga kwa Tera. Iyo Abrahamu Imana yamurebaga muri biriya bigirwamana, yamurebagamo mu mugambi wayo. Mu mugambi wayo Imana ikubonamo umugambi wayo, ikureba mu itangiriro ikakubona no mu iherezo. Abantu bakakubona mu itangiriro bakagira ngo uzagwa mu itangiriro, ariko Imana ibikureba mu iherezo. Iyo Imana igufiteho umugambi ntabwo ugwa hagati no mu itangiriro, ahubwo ku iherezo icyo waremewe gukora uragikora ukakirangiza. Kandi ndagiye mbabwira icyo mwaremewe gukora muzagikora. Imana yareba Aburahamu yamubonagamo Isaka, Isaka ikamubonamo Yakobo, Yakobo ikamubonamo Yuda, muri Yuda ikabonamo Yesu, muri Yesu ikabonamo mwebwe mwese. Imana ikavuga ngo uyu mugabo rero nzamuhagurutsa kubera umugambi mufiteho. Iyo ni gahunda y'Imana. Ibyo mwari mubizi bene data? Ibyo ni ibintu mukwiye kubanza kumenya, mukabihishurirwa, mukamenya gahunda y'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo byarangiriye aho. Abrahamu Imana igumana nawe. Imana iraza iramuhamagara imukura hariya muri Uriya Bakarudayi. Buri muntu wese hano afite ahantu Imana yamukuye. Hari abantu hano Imana yasanze Kadirake barimo babyina. Ni wowe yagusanze? Kandi koko ufite ahantu Imana yagukuye. Imana iguhamagara we yari gusanze. Ngwino hano. Iyo dushaka kuvuga umugambi, Yesu nashimwe, turibaza uyu mugabo tumubonye ari masirimba hano, tumubonye avuza ubutumwa, ubundi avuye. Erega benshi muri bamutoka mbare, ariko benshi nimujya mubyemera, nimubivuga bakumere mikoro. Imana iguhamagara yagusanze he? Yagusanze he? Yagusanze he? Ubibwire aba bajene babyumve, n'abari online babyumve. Imana iguhamagara yagusanze he? Yagukuye he? Jewe yasanze munsi ya gare ya Nyarugenge. Cyane. Munsi ya gare ya Nyarugenge hariya niho narindi. Nari nifite rendezvous y'umukobwa twagombaga kwihurira ku itariki 10 ifata kuri 3. Nari mvuye kugura amavuta yoroshye umusatsi. Yesu barafashe. Uyu mubyeyi witwa Mama Benuririmba muri Agape mu Gakinjiro, Imana imumugisha ahantu ari hose niyubaho. Basigaba muri Amerika. Naramubuze ngo muhituro, mubwire ngo Imana aragukoresheje unkura ahantu habi. Mujye mugerageza muvuga ubutumwa aho mugeze. Anyishiza mu mugambi w'Imana. Nari gupfa nabonye ibyiza. Nabonye ibyiza mu nzu y'Imana mwa bantu b'Imana. Nguraza kumbwira Yesu ku myaka 67 niyirizaga ubusa. Buriya niba ari ikintu kigorana, hari mwene data wavuze ngo gukangura umuntu wisinzirije. Wari wakangura umuntu wisinzirije? Biragorana kwereka ngo gakubita ukagira ngo yapfuye akarushaho kugona. Urumva rero hari abantu babyica, nanjye rero nari ndi mu babyirengagiza babizi. Ariko Yesu ubwe mbwirira umuntu wicaranye ngo azaho yakora akakugarura. Yesu ni uzi wenyine. Niyo mpamvu ntuzirirwa urwana n'umuntu, jya umuteza Yesu. Yesu azaho yakora, aza ahantu yakora ukagira gute ukagaruka mu murongo. Yesu ndamwohereje iwawe agira ibintu agukoreraho mu izina rya Yesu. Yesu ndamwohereje mu rugo rwawe, Yesu ndamwohereje mu baturanyi, Yesu ndamwohereje mu barozi. Nagenda agira ahantu akora, buriya buzima buhinduke. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Icyo ni igihe cya kabiri cyitwa umuhamagaro w'Imana ku muntu. Hakaza igihe cya gatatu. Igihe cya gatatu ni igihe cyo guhabwa amasezerano n'Imana.
ntabwo Imana ishobora kuguha amasezerano ukiri mu byaha, nta nubwo ishobora kuguha amasezerano itaraguhamagaye. Ugezeyo? Aburahamu Imana yatangiye kumubwira ngo nza, yaramubwiye ngo va jya nza, va muri Uri y'Abakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka. Nza yaje ku inshuro ya kangahe? Ya gatatu. Nibyo si byo? Hari umuntu wani Imana yigeze ivuganira nawe ari kiri Cadillac? Oya, tumaze guhamagarwa nibwo twinjiye mu rusengero, Imana itangira kutubwira ngo nzabagororera, nzabaha umugisha, nzabaha urubyaro, nzabakoresha, muzankorera, muzaba abantu bakomeye, nza. Ibyo bitubwira twagize gute? Twabanje kuvayo. Icyo cyitwa igihe cya gatatu, cyitwa igihe cy'umuhamagaro w'Imana ku muntu. Nibyo byiciro ducamo, ni intambwe ya gatatu. Amen. Icyo gihe rero tuba tukiramizwa amata y'umwuka, ibiki tubwira ukagira ngo turaza mu gitondo, ari n'utwivuga ikahita dukora ako kanya. Ntabwo mubizi? Hari igihe kubwira ngo mwana wanjye ngo nugenda ndaguhuza n'umuntu, wagenda ukabona uhuye nawe, ikakubwira waryama ukarota ubona umuntu wambaye imyenda y'imituku, umuntu utaranyuze muri biriya bihe warahombye. Biriya bihe byo kuramizwa amata, biriya bihe biraryoha cyane. Ako gahe tugenda tugacamo, cyitwa igihe cyo kuvugana n'Imana, ugahura n'umuntu ari nabi gutumaho mu rugo. N'abantu Imana yajyaga itumaho mu rugo ikabona abahanuzi. Shage sinyibona abahanuzi, shenge uzi ukuntu icyo gihe Imana yanumaga abahanuzi. Nkajya kubona nkabona baraje bakambwira iby'Imana igiye kunkoresha, bakambwira ngo kuwa gatanu wazabibe. Ariko ubu ngubu narakuze, ubisigaye indeka nkirwanaho. Ubuse koko haleluya. Oya, mu izina rya Yesu Imana nawe yongere gutumeho umuntu. Imana yongere batumeho abantu, namwe mwongere kuganira n'Imana. Icyo gihe najya kubona nkabona umuhanuzi araje, akaza akambwira amakuru y'umurwa, akaza akambwira amakuru y'ijuru. Ariko ubu nisomera Bibiliya, mwirwanaho, nkasenga, Imana ikagira ukuntu ivugana nanjye. Nuko kuko irabizi uko byamera kose sinabivamo. Ariko ibiki kuramiza amata y'umwuka igira ngo igukomboza ahantu ugiye. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo nubwo itagaragara ariko irahari, kandi nubwo itavuga irimo irakora. Imana ibaho umugisha. Aburahamu rero niwe Imana yamubwiriye ngo ndi Uwiteka Imana yawe, nzaguha urubyaro ruzamera umusenyi wo kunyanja. Imana imubwira ibintu bikomeye, imubwira ibintu birindwi mu Itangiriro 12 izakora. Iramubwira ngo uzakuvuma nzamuvuma, uzagusabira umugisha azawuhabwa. Ibyo bintu byose Imana imaze kubimubwira, ndagira ngo mbatangarize nubwo yabimubwiye Aburahamu ntiyabuze kujya muri Egiputa akajya kubeshya. Igihe cya gatatu gikurikirwa n'igihe cya kane. Igihe cya kane rero cyitwa igihe cy'abantu. Igihe kiki? Vuga ngo igihe cy'abantu. Abantu rero ikintu gikunda kubazengereza n'icyo bita igihe cy'abantu. Igihe cy'abantu. Igihe cy'abantu. Abantu baraza bakakubaza ngo mbese niyo yavuze. Abantu bakakubwira ngo haryo uzubaka. Imana yakubwiye ko iguhaye inzu, niyo wari urimo bakaba bayigusohoyemo. Ukajya gucumbika, ugafata isafuriya ukayijyana kwa kanaka, isano ukayijyana kwa kanaka, runaka ukabijyana kwa kanaka. Yego, ugatangira kwibaza ngo ariko si Uwiteka Mana Nyiringabo, iki gihe koko nicyo ukwiye kucamo? Mushimire Imana. Ibi bihe mwege ntabwo muzabicamo. Ntabwo aho nanyuze wowe ari uzanyura, naho kanaka yaciye we ntabwo ari uzaca. Niyo mpamvu Imana yamaye zino nyigisho zo kubohoka. Niwizera ko uzahaca uzahaca, ariko nutabyizera ukizerera ibindi birere bizakubaho. Kuko ari abantu bamaze gufata n'ibintu byabateza imbere barabijugunya, baravuga ngo ni iby'isi. Ntabwo mubizi ati biriya ni iby'isi, ntukajya ubikurikirana nawe ukicara ni iby'isi. Mama Lionel nuvuye Dubai kangahera? Nuvuyeyo kabiri. Burasi y'ubukiri hahandi hamwe bwabo hamwe ujye utanga wenda uraza kubyivugira ukivuga ngo ni iby'isi. Uba waragiyeyo? Ubu se nta byinshi wamenye? Warekeye aho ngaho se. Ariko ugasanga ngo ni iby'isi mu bitera umugongo. Oya, Yesu ashimwe. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo ubutayu nahuye nabwo we ntabwo uzahura nabwo.
Imana ifite inzira yaguteguriye uzacamo, kandi ifite inzira yaguteguriye izagutabariramo, kandi ibintu byose bizagenda neza. Igihe cy'abantu no kiraza kizonga Aburahamu. Icyo gihe cy'abantu n'umugore ubwe yarihagurukiye, araza aramubwira ngo harya niyo yavuze sheri? Ati niyo. None se ko ariyo yavuze ni ubu urabona ko ngize imyaka 90 kwirimo yegera 90, urabona ubu nzabyara nyecuye? Ati uzabyara. Ati oya, sishaka ko ibintu byanjye bizaragwa bari abagaragwa. Aburahamu yari atuye ahantu bita Berisheba, habaga amazu akomeye cyane. Aburahamu yari afite abagaragu 300, uretse ko ayo mazu nabonye ubu yasenyutse. Aburahamu yari atuye ahantu heza cyane. Nyuma yabwo ariko Sara apfa, yari atuye ahantu bita Makipera, ni muri Heburoni, ni hamwe Imana yahaye uwitwa Kalebu. Murahibuka? Hamwe Bibiliya ivuga, hamwe yavuze ngo afite imyaka 40 ariko ngize 85, ngo ariko imbaraga nari ifite urya munsi na n'uyu munsi nizo ngifite. Aho hari iwe yahaguze amashekeri 400. Rero bari Berisheba nibwo yavuze ayo magambo. Aramubwira ati wici inyuma c'imbere bikoreraho ndeba, fata Hagayi muryamane, wenda nabona uzasimbura, basi bizitwe kari amaraso yawe. Igihe cy'abantu kiratuzonga tugaca ahantu hadakwiye guca. Igihe cy'abantu baravuga shuti. Umubwiriza aravuze ngo ariko buri kintu cyose mu isi y'ijuru cyagenewe igihe cyacyo. Igihe cy'abantu mbariza umuntu ngo kuri tape ya kangahe, ni ya 3 cyangwa ni ya 4? Imana yavuganye nawe? Ni bandi bana Imana yavuganye nabo? Muri mu gihe cy'abantu cyangwa muri mu gihe cya 5? Benshi bari mu gihe cy'abantu, kandi burya mujye mureka abantu bavuga. Apotre Charles Rwandamura yaravuze ngo abantu si birage mujye mubareka bavuga, kandi ntukajye wisobanura abantu bavuga. Hari igihe ugeramo abantu bakavuga, jya ubareka bavuga. Igihe cy'abantu kiraza kiramukubita, igihe cy'abantu kiraza kiramuzoga, kiraza kiramwataka. Hagayi aratwita mu rugo rutari urwo yaraje, yari umuja. Nubwo ari igikomangoma cy'ibwami ariko yari umuja. Arabyarasha, abyara Ishimayeli, Sara agitegereje. Icyo ni igihe cy'abantu, maze abantu babona ibyo bavuga. Aburahamu umusambanyi, mbwirira umuntu mwicaranye ngo gerageza wirinde abantu mu gihe cy'abantu. Mumbwire ngo gerageza wimana amakuru mu gihe cy'abantu. Mana we, mu gihe cy'abantu abantu hari igihe bagutegera mu ntege nkeya, warangiza ukabaha amakuru, barangiza bakaba ariyo baheraho bagusenyesha. Kubera iki? Igihe cyakuzonze kikuzonze, kukimanaginga birakunanira. Urangije utanga amakuru, ugenda ujya kugaragariza amarangamutima yawe udakwiye, arangije arayafata arayasandaza. Abantu benshi cyane mwahuye n'umunsi mubi, igihe cy'abantu kibazonze, murangize mutanga amakuru adakwiye. Aya makuru niyo baheraho bakavuga ngo reka none tumwatake sasa. Niwe wayatwihereye, reka tumuheraho. Niwe rero baheraho bagukubita. Kumba amakuru niwe wayitangiye. Nuhura n'umunsi mubi ntukajye wisobanura. Bibaye byiza jya uceceka, kuko buri wese araza yo gikoko uri murira, umugabo nkubise urushyi. Ni igihe cy'abantu cyo gukubitwa nyine. Agukubise urushyi, ese byagenze bite? Ese nuko arugukubise, ntabwo ari muganga, ntabwo agiye kugukiza, ntabwo ugiye kwivuza. Yego nyine urabona ukuntu byagenze, byahereye hariya kuva tugishakanye, burya nasanze afite abana 7. Mutabyaranye. Ayo makuru nawe wari uyazi, ahubwo yafatiranya amarangamutima yawe. Reka rero nkwereke, ejo rero igihe cy'abantu nikirangira, uzinjira mu gihe cy'Imana ufite ibikomere by'amakuru watangiye mu gihe cy'abantu. Uyu mwana Ishimayeli winjiriye mu gihe cy'abantu, bitumye Israheli igirana ikibazo na Palestine. Merutse gusura Palestine, babuza umuyuda wari utuyoboye kwinjira. Aravuga ngo ntabwo nakwinjira yo banyica, kandi ari abavandimwe. Ishimayeli avuka kuri Isaka, Ishimayeli avuka kuri Aburahamu, na Isaka avuka kuri Aburahamu. Si abavukanye ariko barazirana. Kuki bazirana? Ni umwana wavutse mu gihe kitateganyijwe, ni umwana wavutse mu gihe cy'abantu. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo mu gihe cy'abantu irinde Satani nabona irembo muri wowe, nabona irembo mu masezerano yawe, nabona irembo mu gihe cyawe. Iryo rembo naribone, kuko naribona uzazanira amasezerano yawe hirya hariya kugira ikibazo.
iyo amaze kwihangana igihe cy'abantu akabasha kubwira umugore we ngo reka twihangane. Yakobo 1:12 hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Saa 9 nigera muze kuhita muhaguruka n'isaha yo gusenga. Muraza kundebera nigera muhaguruke. Saa 9 nta kindi kintu tujya tuyikoramo. Saa 9 nigera ndabona inuzuye yamaze kugera. Muvuge ngo amen. Vuga ngo igihe cy'abantu, igihe cy'abantu, igihe cy'abantu gitumye abantu bagamburura mu makuba. Igihe cy'abantu gitumye abantu batanga amakuru babasenyesha. Igihe cy'abantu gitumye abantu batanga inkuru bazabasenyesha ku munsi mubi. Igihe ufite ikibazo ntukajye ujya kukibwira abantu bose. Hari igihe ukibwira abantu bakaba ariho bahera bafata amakuru bavuga ati reka arayaduhaye reka duhere ko tumusenye. Aya makuru ejo ukayumva yagarutse. Nuhura n'umunsi mubi jya uceceka. Amen. Benshi ni muri izi ngaruka z'amakuru mwitangiye. Murakoze babafatiranye. Igihe cy'abantu, igihe cy'abantu. Igihe cya gatanu cyitwa igihe cy'Imana. Mu gihe cy'Imana Sara arabyara nawe akabyara umuhungu. Abyara umuhungu nawe agashima Imana. Ariko nubwo abyara irembo ryakingutse mu gihe cy'abantu riramuzengereza. Uko umugisha w'ubusa udafata. Itangiriro 27 Esawu yagiye guhiga asanga Yakobo arawutwaye. Uko umugisha w'ubusa udafata ni nako umuvumo w'ubusa udafata. Ibyo mwari mubizi. Ngiyewe rero nta kibazo nambafite. Abana banjye bazajya basabirwa umugisha kandi ibyo narabibatoje barabizi. Ubu rero nushaka bujyamo neza ushobora no kuzakwimura ngagukura muri kadasiteri urimo nkakujyana muri iriya etaje. Vuga ngo Mana mazumu nuko ujya undebera neza gusa cyangwa ugahagarara ukavuga Imana neza wumva ndafashijwe nuko uhita nkugabira. None umva kandi se wajya uzajya uba mujya kugura amata. Reka da ejo bundi nari ndi mu Budage baminka. Nigeze mbwiriza kuri uru ruhimbo umuntu aminka ni yayo. Nagiye mu Bubiligi ejo bundi undi muntu aminka. Rekoze wumve abo bantu simbana nabazi ndabwiriza mu biterane twarakubonye twumva turakuneze twumva twaguhinga niki naratuye mvuga ko nyeneye inka. Ubwo rero nukuvuga ngo ndashaka umusozi munini, imodoka, inzu, mita ngo hari Pamela Imana amashi. Ubundi asigaye nkahita nguha kondisiyo nkakubwira kondisiyo ngo haye nizo kunyubahira Imana gusa. Kunyubahira iki? Imana. Nuyikoreho nuyikomakome ureke igendere muri we. Imana nakubonyemo ikomeze igaragara. Ngirira abantu batatu ngo Imana igweze umushobora kuguheraho. Imana igweze Imana iguha umwuka wa gihanuzi. Haleluya. Amina. Mbariza umuntu micaranye ngo ikintu kinejeje ni uguhabwa cyangwa ni ugutanga. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo Imana igiye kuguhereza ibyo gutanga kugira ngo ujye uhorana umunezero wo gutanga. Iki kirere wakinyakiramo kavuga ngo amina. Ariko amina. Iki kirere wakinyakiramo kavuga ngo amina. Mukomango mubwire ngo Imana ikwaguriye imbago. Ndabona ufite ubwabwa kwimubwira Imana ikwaguriye imbago. Imana yaguha imbago zawe ziragutse, urugo rwawe ruragutse, imibereho yawe iragutse, akazi kawe karagutse, ubuzima bwawe buragutse, urazamutse. Musunike mubwira ngo Imana ikwaguriye imbago. Imana ikwaguriye imbago. Imana ikwaguriye imbago. Imana ikwaguriye. Zamura haleluya. Haleluya. Warutuye yakubwiye niye Matonge Nyabisindu turi online rega tuye mukore mu kiganza mumbwire ngo uherena mu kwaguka kw'imbago nuzongera kugenda usesera ugiye kujya uvuga ngo KKK 15 aderese ya igiye kumenyekana.
ntabwo uzongera gusesera. Imana igutusha ahantu hazwi, Imana igutusha mu cyubahiro. Zamura haleluya. Murabyizera ko Imana yabahindura imbago? Ibintu byo kugenda muyishahisha aho mutuye. Kera nigeze usengera umwe uramavuta nari yamanuye rumwe navuze, abantu barareba nkuramo ikote nari nambaye ndaritanga, abantu babona umunezero barishima, reka sinakubwira. None ndangije bareba gukunda Imana yamishe, nge nanga kwihishura. Mumbwire ngo Imana ntukajye wihishura. None ndangije njya gusura umuntu muri karitsiye imwe zizwi, uwo mu bishop musuye ngo mukozi w'Imana, ngo ejo waduhesheje umugisha, ngo reka mpamagare imodoka nziza mu modoka zanjye zikugeze mu rugo. Ingeze mu rugo se yari ifite aho imanuka? Urumva? Afata phone, yahise ahamagara umushoferi, azana Vigo nziza itikoraho. Yahise avamo ngo agiye gukingurira umuhanuzi, abakingurira umuryango, nanjye mpita ninjiramo nizorobosota kazaba. Uko ndimo ninjira ngavuga ni Uwiteka umpe tekinike y'uburyo ndi buve muri iyi modoka, kuko we yarazi ko yambonye Imana yasize, agira ngo byarasobanutse. Imana niguhisha, ntukajye wishura. Gerageza ufata ako kamanka, ako gapuderi, niba ari umuntu ukakuguriye kagura 45. Urumva? Ugerageze nibuze ujye ukisiga ugiye mu bantu, ugafata ugashireho. Abantu bajye bakubaza ngo wisiga, uzakisiga umwaka wose. Imana ikome, abantu bazajya bavuga ati wisiga, avuga ati sha puderi nisiga zifi Burayi, kandi n'umuntu wakaguhayemo kado. None hasigaye rero, reka ngakubwira aka kantu, ubundi ugasengera Imana gutwikiriza igicu. Imana izagutambutsa muri ibyo bihe kugeza ugeze ku cy'Imana yavuze. Yaranjyanye, yarambazaga icyo gihe nini hano Kicukiro, nkajya muganinuye Kicukiro. Noneho nari niye muri karitsiye yitwa Niboye, muzi ko Niboye rero ari karitsiye z'abakire. Ariko burya muri Nyarutarama habamo amakaritsiye menshi. Ni waba karitsiye ifite izina rimeze ukuntu murahazi, bahita guke arawe rya zina riba hahandi. Ariko noneho nanjye nkagenda mikingiriza mvuga ninuye Niboye, ariko ni muri Niboye karaga karitsiye tukatumeze nk'uwerekeza ahandi hantu navuze kubera abantu bahatuye, sibyo? Noneho agapangu nari ndimo hari harimo akararo k'ibiti kareba gutya, hari akapa ka 70. Mageze rero umusore watojwe gutwara abantu neza, arambwira ngo okay, ngo turaca he, ngo nesa kiramo ikinyoteri. Ndavuga ni nawe hepfo nariko ni wigore. Atese kubera iki? Ndavuga ni wirushye. Ese kubera iki? Ni wirushye, ni na nurabona nejo urabona nabwirije wanyu, nabyutse nza gusengera uriya musore wari uri mu rugo. Byari biragoranye cyane rero, ningera mu rugo umuryango urabunyeneye, nibuza iminota 5, nibuza ngira ama message nkangahe subiza. Rero reka arambwira ngo ubu nagera kwa bishop nkavuga ko ngusize he. Ndavuga ni humura, reka mamagare bishop turi ubwo nabivugaga nko nyingura, nabivugaga ndimo sohoka. Wabyumvise? Ni buretse gato ako kanya sinjye wabonye umusore akati imodoka, ndavuga nurama amahoro no kubaho. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo ibintu byo guhishahisha karitsiye aho utuye ibyo birarangiye mu izina rya Yesu. Ugiye kwereka abantu aho utuye. Samura haleluya. Buriya ye wishura uko abantu bagufataga bakahita bagusuzugura. Mumbwire ngo ntukajye utanga amakuru ahantu hatagenwe, ntukajye utanga amakuru ahantu hatari ngombwa. Ubwo se nibari bandangije bakomeje kumbana muri icyo kirere, twongeye guhura nabatumiye byarasobanutse. Wabaye arawe ubu se wabaye ute? Warekeye aho ngaho. Ubu dufite abantu baneraga nabahishuriwe batarimo bagaragaza aho bataha, ariko mu masezerano Imana itanze, Imana yavuze ngo ije kwagura imbago zawe. Haleluya, haleluya. Mu ikiganza si wowe wamuzanye, mumbwire ngo wari utuye heza, ariko rino jambo rikimanuka urahimutse
ugiye heza kurushaho. Wari utuye karitsiye nziza, udukurikiye uri i Burayi, udukurikiye uri Canada, udukurikiye uri muri Amerika, udukurikiye uri Australia, udukurikiye uri mu mujyi wa Kigali, udukurikiye uri Gacuri. Wari utuye heza, ariko Imana irakwimuye. Musunike umubwira ngo Imana yaguha imbago zawe. Imana irakwaguye. Ndabona kwagurirwa imbago. Imbago zawe ziragutse, imbago zawe ziragutse, imbago zawe ziragutse, imbago zawe ziragutse. Zamura haleluya. Mumbarize ngo urubatse cyangwa uri umusiribateri? Urubatse cyangwa uri umusiribateri? Akubwiye ngo iki? Arubatse? Niba ari umusiribateri, musunika umubwira ngo injira mu rugo rwawe, imbago zawe ziragutse. Kandi ndimo ndahanura. Musunike mubwira ngo injira mu rugo rwawe. 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 Imbago zawe ziragutse. Jewe ndimo ndahanura. Komera Imana amashyi niba uri munyumva. Abantu bari online barafashwa cyane kurenzamo. We nagarangara. Oya, we nta kimurangaje. Ubu ngubu waba yiteguye. Benshi bajya bamamagara bakiza indwara kubera nakundi. Nimuvuge ngo amen. Amen. Imbago zirimo ziraguka. Mumbarize ngo urakodesha cyangwa warubatse? Kodesha. Nakubwira ngo arakodesha, umubaze ngo se ukeneye inzu yawe cyangwa nayo ushaka. Munyeganyeze umubwire ngo akira inzu yawe, niko Imana ivuze. Imana irakwaguye. Niba inzu yawe yari irimo ideni, Imana avuze ngo iryo deni rivuyeho. Komera Imana amashyi, Imana yishyura amadeni. Haleluya. Zamura haleluya. 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 Ongera umurebe. Mumbarize ngo hari uburwayi buba mu buzima bwawe. Mumbwira ngo Imana yamara amashi. Ubu burwayi bw'uyu munsi ntabwo uri bubutahane. Imana yamara amashi. Igusanze aho wicaye, iragukijije, urakize, wakiriye ubuzima, wakiriye igikundiro, wakiriye ubwiza, wakiriye icyubahiro. Zamura haleluya. Ndagushima mwami, mungeri wanjye, nshuti yanjye mwami, ndagushyize hejuru. Haleluya. Icya gatatu ya besi yasenze. Aya masengesho ya besi niyo agiye guhindura ubuzima bwawe. Icya gatatu ya besi yasenze, yaravuze ngo uzandinde ibyago n'ibimbabazi. Mufate n'umurekure, mubwire ngo mwene data, wigeze ugura imodoka, ibyago birayikwambura. Wubatse inzu, ibyago. Wigeze ugira urugo, ibyago birambura. Wigeze ugira icyubahiro, ibyago bikwambura icyubahiro cyawe. Ariko muhanuriye, mubwire ngo ndaguhanuriye. Mubwire ngo ninkura ibishimwa mu bigawa, akanwa kanjye kazaba nk'ak'Imana. Mubwire ngo ndaguhanuriye. Uhereye nonaha Imana igutuje mu buzima utagira ibyago. Imana igukuyeho ibyago. Ntabwo uzongera kugira ibyago, ntabwo uzongera kugira ibyago. Ugiye kubaka byubakike, ugiye kugira urugo rwubakike, ugiye kugira ubuzima bwubakike, ugiye kugira imibereho. Zamura haleluya. Haleluya.
batazongera kugira ibyago. Ni bande bantu bari bafite ibintu bakagira ngo bakaza kubishaka bakabibura ngo bazamure haleluya ko batazongera guhura n'ibyago. Haleluya. Imana iguhaye inzu ya etaje mu gihugu utuyemo. Fata mu biganza. Vuga ngo etaje yawe ku giti cyawe. Hari imodoka wifuje irenze iyo ufite? Ari nagusura? Iyi modoka wifuje irenze iyo ufite? Imana ikuzana utayitanzeho n'igiceri. Imana irayiguhaye, urubaka inzu mu gihugu urimo, kandi ugiye kubaka n'indi nzu hano izajya ikodeshwa n'abanyamahanga. Ijambo rya kabiri, Imana iguhaye hoteli. Wakomera Imana amashyi muri mu nyumva? Wakomera Imana amashyi muri mu nyumva? Wakomera Imana amashyi muri mu nyumva? Umwana wawe mukuru azaba umuramyi. Haleluya. Abantu barubaka ejo bagahura n'ibyago bagasenya. Haguruke dusenge. Zamura ibiganza byawe gatoya. Subiramo amagambo ngo Mwami Yesu Kristo, mbabarira amakosa yose nakoze, yose nakoreye mu gihe cy'abantu, amakosa yose nakoreye mu gihe cy'abantu, aya makosa yambabarire. Ndakwinginze Mwami Yesu, mbabarira aya makosa yose, mbabarira aya makosa yose. Uhereye none ahangaha sinzongera mu gihe cy'abantu, sinzongera kwisobanura mu gihe cy'abantu, sinzongera gutanga amakuru mu gihe cy'abantu, sinzongera kugira amakuru mereza abantu. Aya makuru mbahaye niyo bongera bagaheraho bakankomeretsa. Uhereye none ahangaha sinzongera gutanga amakuru. Imana ibahumurije. Imana ikubabarira amakosa yose wakoze mu buzima bwawe. Amakosa yose yagaragaye mu buzima bwawe, Imana ni ikubabarira. Nimuhabwe umugisha n'Imana. Iyi saha rero yo gusenga dufite ukuntu twayiteguye. Hari igihe nzajya nyisengesha, hari n'igihe tuzajya twakiramo umwigisha. Amen. Ayikoreme iby'umwuka wera arimo amuyobora. Nimuvuge ngo amen. Ni surprise. Iyi saha yo gusenga tugiye kwakiramo amamariyoneri.